Yes, abakunda filime Inzira y'umusaraba episode ya 38 kuri season yayo ya season ya kabiri. Ndizera nashidikanya ko ku munsi w'ejo mwishimye, ngira ngo mwabonye yuko byamaze guhinduka ndetse byamaze no kwemezwa ko iminota 30 ariyo minota ikwiriye abareba filime Inzira y'umusaraba kugira ngo basoze banyuzwe. Mwajyaga mubona iminota mikeya, mwinubiye iminota kuva kera igitangira bwo rwose mwahoraga musaba ikijyanye n'iminota, ariko noneho uyu munsi wa none ni iminota 30 kandi igasohoka hakiri kare kugira ngo muyirebe mwishimye. Urumva ko rero ni ibintu byiza cyane. Nimba mwabikunze mumbwire muri comment. Nakomeje kubona abantu bahitamo ku munsi w'ejo twari twashyizeho bato tuvuga ngo ese ari ukubanza tugaha iribagiza umuti akibuka byose, ari no kuba twabanza tukamukoresha ubukwe we na Cyusa bakibanira umuti akazawubona nyuma. Mwahitamo iki? Abenshi bahisemo ko iribagiza yabanza akabona umuti akibuka. Ese weho mushyashya wumvise kino kiganiro nawe ni kubyumva? Byandike muri comment mbere yuko episode ejo isohoka kugira ngo tuzashyiremo ibyo byose. Biradufasha kuyitegura uyu munsi, mu gihe filime itarajyaho biradufasha kugenda twongeramo utwo tuntu kugira ngo ku munsi w'ejo izagende neza, izasohoke ibanogeye, ibereye amaso yanyu ndetse ibanezeze. Nitwa Nsimana Jean Bosco. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano hashushanyije agapfunsi cyangwa se like uhakande kugira ngo ibintu bigende neza, ujye ubona ibiganiro byanjye bya buri munsi. Nguhaye ikaze kuri iyi channel. Ikindi ejo twashyizeho hagati ya Iribagiza na Cyusa, ninde muntu ukwiriye igihembo cy'uyu mwaka 2024 mu bakinnyi bitwaye neza muri filime Inzira y'umusaraba. Twahiriye kuri ayo makopure akundana. Mu bantu mukunda abenshi kugeza ubu ngubu Iribagiza ari imbere cyane n'amajwi 8, naho Cyusa aramukurikira n'amajwi 2. Weho uratora nde? Jya muri comment uheshe agaciro ndetse umuheshe n'inyungu uwo ukunda. Hagati ya Cyusa na Iribagiza ninde wumva wazahabwa igihembo cyangwa se igikombe cy'umwaka 2024 mu bakinnyi bakinye neza bakanezeza abakunze ba filime Inzira y'umusaraba? Nawe rero uratubwira muri comment uwo ukunda n'uwo ubona ukwiriye icyo gikombe kugira ngo uyu mwaka azawusoze neza. Mbifurije kugira icyumweru cyiza. Filime yo ni ku munsi w'ejo, episode ya 38. Ndizera neza ko izabashimisha. Abifuza gukina filime namwe nimuze gucikwa. Mu kanya ndabashyiraho ikiganiro kirimo nimero ndetse gikubiyemo amakuru yose. Ndagira ngo muze kwandika izo nimero maze muhamagare cyangwa se mubandikire kuri WhatsApp. Bye bye, umunsi mwiza.